Yes, this is GTV. Ngo umukinnyi w'umupira w'amaguru Ngiye kuri icyo mbwiye kontra ufite niyo muri he kipe tubwire. turangiye niyo muri Nyanza FC. Yes, turabasuje cyane abantu bakurikirana Grace TV. Uyu ni Cyusa 250. Nyuma yanjye ndi kumwe na cyangwa se nyuma ya kamera ndi kumwe na Omar Ngomijana, hanyuma afatanyije na Robert, n'abahungu baza akazi bazi ibyo bakora. Nta kintu na kimwe turi bugusabe uretse ko turi bugusabe gukora subscribe, hanyuma ku ruhande ukaza gukanda n'akazogera kugira ngo tujye tuguhereza ibintu byose tugiye dukora bite bikugeraho ako kanya. No mwanya rero mugiye gukurikirana umusportif w'umunsi yitwa Khalid Alba. No mukinnyi araza aratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuganira ku buzima bwiwe, turaza kuganira kuri byinshi cyane. Twebwe turagutega turakuraritse kugira ngo uze gukurikirana ikiganiro tugiye kugirana n'umuhungu wacu. Ngewe ndi Cyusa 250. Nkuko twabibabwiye turi kumwe n'umutumirwa wacu, ameze neza, yamaze kuhagera nkuko mubibona kuri kamera. Hanyuma yitwa Haridi cyangwa se Evra niko abantu bakunda kumwita. Amakuru brother. Amakuru ni meza cyose. Muri iyi minsi waruhugiye mu biki kutagaragaraga cyane? Ndahari ndi ku ishuri, urabizi, kujya ku ishuri mu gitondo gataha nimugoroba, kujya muri gahunda za siporo, imyitozo nyine bisanzwe. Birumvikana. Hanyuma uri umukinnyi ukinira hehe, ukina ubuhe bwoko bw'imikino tubwire? Ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru, nyine umupira w'amaguru niyo tala yanjye, maze kuyibonamo nyine mu karere ka Nyanza niho mfite kontra, ubu kakanya niho nasiba. Tugendeye kuri icyo mbwiye kontra ufite niyo muri he kipe tubwire? Kontra yanjye niyo muri Nyanza FC. Okay, Nyanza yaragarutse ni ya ekipe yo mu mujyi w'Inyanza n'ubundi nta handi yagiye. Yego nibyo ni Nyanza. Hanyuma se basinye kontra y'imyaka ingahe, mwatangiye imyitozo bimeze bite muri iyi minsi, dore ko n'icyorezo kitatworoheye cya COVID-19? Nk'uko bivuze urabona icyorezo ni hatari, corona irimo iratuma nabo udakora imyitozo neza, ntabwo turimo turakora imyitozo, dusa nk'abari batangiye gukora gake ariko babizamuriye, dusa nk'abongera guhagarara gakeya. Iyo ntabwo turimo turakora, nyine murimo murakora ku giti cye, umutoza agakora imyitozo kuri WhatsApp, ugakora imyitozo, ufata video, ugakora imyitozo nyine yakoresheje. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi twavuze yuko turi buganire kuri siporo cyane, bagira ngo ubwire abagukurikiye, ese Haridi yari mu rugo wenda birumvikana akunda kureba wenda match, ariko se ninde mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe, ninde mukinnyi wafataho nkaho ari we hazaza hawe? Byaterwa na hari handi imbere mu gihugu ngiye buri hano hose mufite umukinnyi ndetse nk'ugenda ndebera. Duhere mu gihugu mu Rwanda, hanyuma uze kurenga wenda muri Afrika sinzi nimba hari, hanyuma uze kujyana no ku isi yose muri rusange. Imbere mu gihugu buri mukinnyi wese ari wese nsa nk'umufatiraho igiti, kuko ufite discipline gusa mbona nanjye nakurikiza, nanjye nayigendera. Muri Afrika hari ugukunda, hari no kubafata nk'igitegererezo. Uyu mukinnyi ngiye nkunda muri Afrika Riyad Mahrez. Mahrez no muri Egypt? Oya, no muri Algeria. Urakoze cyane. Riyad Mahrez wo muri Algeria. Hanyuma ku isi hose ufana nde? Ni Cristiano Ronaldo. Hanyuma Haridi ukina kuwuhe mwanya mu kibuga? Umwanya wa nyuma 3, gusa iyo bibaye ngombwa nigenda imbere ku 11 bose ndabikora neza. Urakoze cyane. Hanyuma akanya rero kajyanye na business cyangwa se akajyanye n'umwuga wawe tube tugasoje aha ngaha, hanyuma tuze gufata n'undi mwanya twiganira ku buzima busanzwe. Hari ikibazo? Nta kibazo, ndahari. Tubwire Haridi, noneho iyo ari mu rugo cyangwa se iyo nta kazi afite cyangwa se atari ku ishuri akunda gukora iki? Iyo nari ku ishuri nko muri weekend, wenda ashobora muri weekend kwa ko ari bwo utaburi ku ishuri, tubwire nta kibazo. Muri weekend ku wa gatandatu mva ku wa gatanu nimugoroba ndushye nkaryama nkaruhuka, ku wa gatandatu saa 12 mba nabyutse
nkagira uti mumurira ababyeyi ubundi ngafata umugozi nsimbuka umugozi akora abdomino nsimbuka umugozi 300 mu gitondo akora abdomino 150 ubwo nari n'itanu gahunda nkasanga ubu ngubu ku givu cyawe hariho ko numva bikazera ndi kumva imiringoti hasi ku nda y'umuntu ntabwo biba byoroshye nta bantu bake babasha gukora ibi bintu hanyuma se ko numva ufite ishyaka kandi urabyumva yuko ukiri na muto uri mu ishuri ufite ishyaka rihambaye cyane hari umuntu mu muryango wawe waba warakoze ibintu bigendanye n'umupira cyangwa se siporo muri rusange cyusa nakubeshye muri famille yanjye yose nta muntu wigeze ugera byibura ninjye ushobora kuba ndi upfa kuba harimo bonzi tuvugana tuganira ninjye ushobora kuba ngeze byibura aho numva nshimishije n'impamvu gukora cyane mba ngomba gukora nkagira ko rushimishije nkazamura byibura ngo benge ifata intambwe ya mbere bari umuntu abanye cyangwa n'abandi bana bose bazakoma ku muryango wanjye bandi hasi byibura akaba bafite umuntu bareberaho bavuga ati nako ikintu ejo n'ejo nakagikora ibyo birumvikana cyane n'undi wese yabikora hanyuma hari tubwire ni ikihe kinyobwa ukunda kunywa mu buzima bwawe bwa buri munsi buri mu rugo buri ku ishuri ube wasohotse n'abashuti bawe tubwire ni ikihe kinyobwa ukunda kunywa ni nywera akaji bwoko ki pineapple akunda ji ya pineapple hanyuma se pineapple kwije vuba mbere wanywaga iki mbere nanywaga fanta ya coco okay hanyuma hari tubwire wenda iyo wifuje gusohokana n'abashuti bawe ahantu wumva wajya kumva hari kuruhura mu mutwe kumva umeze neza muri wowe ni hehe ntabwo navuga ngo iyo ndimo ndagenda numva najya ahangaha kuko mpfa kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye twishimanye gusa niyo twaza tukicara mu muhanda tukaganira mba numva nishimiye gusa biranshimisha ibyo birumvikana hanyuma hari mu muryango wawe muri abana bangahe hanyuma wowe wa kangahe mu muryango wanjye turi abana 5 ninjye mukuru muri siporo niwe wa mbere hanyuma muri famille nanone uri uwa mbere imyanya yose no mu ishuri uba wa mbere ntabwo mu ishuri ntabwo mbambe ko ndi imbere mbere ko ntabwo mbo wa mbere nyine mugira umwanya hari abantu bajyaga bakunda kumbwira ngo abakinnyi b'umupira ngo bakunda kubabaswa cyane ngo biharira ibintu by'umupira hanyuma ishuri bikabananira naho niko bimeze ko numva ahantu hose uri uwa mbere mu mupira uri uwa mbere ndakeka no muri match ubanzamo ariko ku ishuri ndumva turi kuzana ibintu by'amasomo ukahita ucika intege ntabwo ari ugucika intege ku ishuri nawe biba bigenda gusa ntabwo biri ku rwego nk'urwo nshaka sibyo ntabwo bitajyageraho njye numva nshaka ariko bimeze neza naho nta kibazo biragenda dusaba Imana ngo basi uzagire imigisha mu buzima bwawe wiga mu wakangaye mu mwaka wa 5 ndimi n'ubuvanganzo birumvikana bizanagufasha kurya umuntu ukora siporo hari ukuntu akenera nko gusohoka hanze akeneye gukoresha urundi rurimi rutari urwo mu Rwanda bikamufasha cyane gushyikirana n'abandi agiye guhurira nabo cyangwa se nabo bahuriye mu rushanwa nabo bigatuma ubushuti bwabo buza byoroshye nta bintu byo guca ku ruhande cyangwa se uca mu bandi bantu ngo bagusemurire ibyo bintu ndumva ari byiza hanyuma hari rero twagiranye ibiganiro byiza turanagushimira navuga ngo hari ikintu nagushimiye ubasha gusobanura itangazamakuru neza ukarisobanurira ibintu uko bimeze ntacyo uhishe inyuma hanyuma reka tugusabire Imana kugira ngo kariyeri yawe izegere ejuru hanyuma n'Imana nayo ibyumve hanyuma nawe ugire wenda sinzi nimba hari icyo wabwira abanyarwanda badukurikiye abafana bawe abantu bifuza kugushyigikira ikindi kandi wabaha adresse zawe umuntu ukeneye kugusura wenda ubu ngubu bamaze kuba umusitari wasinye kontra muri Nyanza waciye kuri Grace TV ni ibintu biba bitoroshye muri iki gihugu cy'u Rwanda ngaho ugira ikintu wenda utangariza abantu baba bagukurikiye cyangwa se abakunzi bawe yego murakoze ntabwo ndaba umusitari uyu uri umusitari kuko nimba ari we twatekereje muri aka gace kose tukavuga ngo niwe tuje gukorana interview tukabigusaba ukabitwemerera bivuze ngo uri umusitari kuko nimba ari we twahisemo nyine ugomba kubyemera nawe sinzi wenda ubusitari wifuza kugeraho ubwo aribwo ariko n'ubu ngubu ngiye niko mbikeka gusa wenda ntabwo navuga ngo biri hejuru cyane ariko sindaho nahoze araho maze kugera kuko ntabwo nyiraho nahoze hari urwego rundi maze kugeraho yes
nabishimira Imana ariko ntabwo ari hejuru cyane ubu aka kanya amaze gukora nka 1%, urumva nsigaje 99, urumva biracyari hejuru. Address ni nimero ya WhatsApp cyangwa amaze ku Facebook, ku Instagram, follow me IG Khalid Alba 12, Facebook naho ni Khalid Alba Junior. Ayo nizo address yanjye. Facebook aragira ati Khalid Alba Junior, hanyuma Instagram ngo ni Khalid Alba 12. Murakoze cyane, hanyuma Imana ikomeze guhezagire. Yitwaga Haridini Evra, hanyuma irindi zina ry'ikinyarwanda yitwa Ndikumana. Imana ikomeze imuha amahoro n'imigisha kandi izamuhe kuzagira ishyaka mu byo azakora byose. Imana izamuhe kuzatera imbere kandi ateze imbere n'ahaturuka. Ngewe ndi Cyusa 250, iyi ni Grace TV, dusubira